Mbabarira umbwire nk'akantu kamwe kakubayeho akantu bagwanuriye kandi ubona ko barimo kuguteka umutwe. Nibyo nyine byose ngo ya benzi yawe je ntabwo nigeze ntunga benzi ngo ya benzi yawe ngo naho ishaje nta kibazo ngo ugiye kubona indi Kubera ko bakavuga ati bya byose. Iyo muzungu ni yaburi modoka. C'est pas vrai, ibyo bintu ni ibintu by'abantu batatekereza. Gute ushobora kwicara ugakina n'ubwongo bw'umuntu. Waba uyifite rero ufite benzi ugahita uvuga bigahita bigwiramo kandi hari igihe bagira gutya bakagenda kubibwira abantu bikagwiramo nyine ugasanga nagiye nganira n'abandi bantu arabazungu benshi baba mu Rwanda ariko bumva ikinyarwanda bakivuga neza ugasanga agenda ahura n'abantu mu nzira ugasanga muvuze nabi kuko atamenye ngo ari bumve ndabyumva nk'utwo duto muri societe ntago tujya tukubaho twarambayeho cyane na n'ubu turacambaho benshi bambona ukunda umuzungu hari abantu donc bambona ubwa mbere akahitangeraho antuka navuga ko ntayo pe ahubwo kenshi bakundaga kumbwira ngo incwi rero sinarizi icyo bisobanura nararakaraga c'est normal et puis nkagenda kubaza incwi ubwo bwa mbere nkibaza niko baciye bambwira ngo incwi kuvuga ngo ni nyine ngo ego ikimteye imbabazi quelque chose comme ça iwanje moi je te dis la vérité nzabatumira nko comme tu le dis uzazureba iwanje je vis une vie très très simple kandi abana banje barabizi il faut mettre le gospel mu gitondo mba mpari bayishira mu gospel iyo akibesha akagenda handi bari gushira mu za ndirimbo zindi arabizi turashwana ndi hano nigiherere hano kigende isi yose kizakibone kizafasha abantu benshi ku mitima bazakizwe bumva abashaka kumva cyane bashaka kumenya about Jesus bafatiriya nimero bakazampamagara maze tukaganira do plus witeka mana ngaho rero ujyane natwe mukawera tuherekeze utuyobore mu nzira zawe. Nkuko murimo kubibona kuri mikoro ndetse na kamera za 3D uyu munsi ntibisanzwe twavuze tuti tugiye gukora ikiganiro ariko Iris murimo murayireba hafi cyane ni Jado ngira ngo nawe ni umuti wacu cyane naga ajya atujya kure. Dufite umumama urimo kutuganiriza ngira ngo Jado araje abanza dukore introduction y'uyu mumama nawe ndetse aze kutwibwira tubone ko dukomeza ikiganiro cyacu. Yes reka nkomeza nsuza rero abakunzi ba Iris TV bose ndetse n'abakunzi ba CD nkuko twakoze partnership uyu munsi tukaba twahuriye ku kiganiro kimwe ariko ni kugira ngo byo kuri message umunsi tugiye gutanga ize kwaguka igere kuri rubanda nyamwinshi igere ku Banyarwanda badukurikiye muri kano kanya abarundi bumva ikinyarwanda n'abandi bose bashobora kutwumva muri runo rumwe tuvuga uyu munsi rero twakiriye no mubye nkuko mubona imbere ya kamera zacu araza kutwibwira mu buryo bw'amazina turaza kugira ikiganiro cyiza ariko hano gishingiye no kuyoboka Imana mu byukuri ariko mu byukuri abatangiye kuvuga se umuntu avuga ikinyarwanda bitewe n'uruhu bari kubona ariko araza kudusobanura byose uko bimeze turakwakiriye kuri 3D ndetse no kuri Iris TV. Ego mwiriwe kuko ari nimugoroba ndanezerewe cyane ko mwantumiye niby'igiciro kinini kuri nge nitwa Kaneza Ketine nkaba ndi umubyeyi comme tu l'avais dit de mon maman avec des enfants mfite abana mfite 4 filles et oui je suis célibataire je suis divorcée mbana n'abana banje. Okay. Mutuye hehe? Tutuye mu mujyi wa Kigali ruguru kuri Nyamirambo stade. Okay. Abatuye muri zo abaturanyi benshi bamaze kumva bamaze no kubona. Yego. Hanyuma rero umubare munini w'abantu badukurikiye umunsi noneho batangiye kwibaza batangiye kwenda kubona abatuye y'umuzungu bazi ikinyarwanda arabatunguye ndabizi byanga bikunze. Mu byukuri wageze mu Rwanda ryari uvuka he? Jewe hano mu Rwanda mfite y'imyaka hafi 20 mvukira i Burundi niho navukiye niho nakuriye nza hano mu Rwanda ndi muto nari mfite imyaka 16 mpita ndashaka voilà ariko ndi umunyarwandakazi ntibibuza urumva n'izina ryanjye nitwa Kaneza umunyarwandakazi et je suis fière de l'être. Ikibazo cy'amatsika kanya ufite ni iki? Ikibazo cyambere cy'amatsiko ngiye mfite urumva n'umunyarwandakazi yavukiye i Burundi akurira hano mu Rwanda ariko kubera iki tubona ari umuzungu? Ubuzungu bwavuye kuri papa. Okay. Andi Matisse. Urumva ndi kivangi.
ariko ntibibuza yuko ndi umunyarwandakazi ndakunda igihugu canje kandi ndakibamo. Kugeza ubu ngubu ufite wavukiye mu Burundi ukongera uvuga ati ni umunyarwandakazi, mama ni umunyarwandakazi? Yego mama ni umunyarwanda, yari umunyarwandakazi donc yarapfuye, n'est plus vivante. Papa we yari umuhinde ariko afite nationalité britannique, ari umwongereza. Ariko bisobanuye ko ndi umuhinde avanze n'abanyarwanda. Ngira ngo hari mbere yuko tugana ku ijambo ry'Imana kubera ko aryo twavuze uyu munsi turibuze kuza kwibandaho cyane, ariko umuntu ukubonye akavuga ati akorera hano mu Rwanda mu buzima bwe muri rusange, mbere yuko twinjira ku cyerekeranye n'ijambo ry'Imana, mukorera he, mukora ibiki kugira ngo jewe enfin si ndumurokore ndakijijwe, je suis sauvé, ça fait 9 ans, imyaka 9 irarangiye ngiye mu gakiza. Narakijijwe, ubu ndakunda Yesu kandi ndi umukirisitu. Nsengera muri Zion Temple hariya niwe iwacu. Ndi muvuga butumwa, tujya tugenda gusura abantu kwa muganga, abantu bababaye bose turabageraho tukababwira inkuru nziza ya Kristo. Mu by'ukuri no gusasira ikiganiro kugira ngo twese tumenye background yawe, uburyo waje kwisanga muri societe hano mu Rwanda bakwakira gute? Ari umuntu ukubona ukatabona ko wenda donc cyane nubwo uri umetisi ariko uruhu cyane umuzungu cyane. Nagiye mbona impamvu mbikubajije ntabwo ari discrimination cyangwa se banagira ababyumva ukundi kuntu. Nagiye nganira n'abandi bantu, ari abazungu benshi baba mu Rwanda ariko bumva ikinyarwanda bakivuga neza, ugasanga agenda ahura n'abantu mu nzira ugasanga muvuze nabi kuko atamenye ngo ari bumve. Utuntu nk'utwo duto muri societe ntabwo tujya tukubaho. Twarambayeho cyane na n'ubu turacambaho. Benshi bambona ukunda umuzungu, hari abantu donc bambona ubwa mbere akahitangeraho nyine akatangira kumvugisha urundi rurimi uturutari ikinyarwanda, ariko burasi ndamusubiza ariko nkata ndamubwira ko nzi n'ikinyarwanda. Ibyo byabayeho cyane, cyangwa umuntu agatungurwa cyangwa akamvuga peut-être mu kinyarwanda. Hari ibyo nzi n'ibyo ntazi bimwe na bimwe. Ariko kenshi nasanze benshi ni umuntu avuze ntago yamvugaga nabi, nasaga yavuze neza. Ari umuhinde bamwita Mohamed, twize kuganira ubushize, arambwira ati ari ndajya mu nzira mu muntu avuze ati kiriya kizungu nawe uri rukara rwa bishingwe, nawe akavuga ngo rukara rwa bishingwe, ariko arimo atebya kwa ari gutebya. nawe uri rukara. Ndabona amagambo mabi wenda wigize ubwirwa, umuntu akeka ko atari bubyumve. En tout cas navuga ko ntayo pe, ahubwo kenshi bakundaga kumbwira ngo incwi. Rero sinarizi icyo bisobanura, nararakaraga oui c'est normal, et puis nkagenda kubaza incwi. Ubwo bwa mbere nkibaza niko bace bambwira ngo incwi no kuvuga ngo ni nyine ngo akugiriye mu ego ikimteye imbabazi quelque chose comme ça. Ndavuga ni byiza nta kibazo, umva ntago binteye ikibazo. Nko kujya kwaka nka service ahantu runaka ukinjira ukabona abantu mbese babanje gutegereza ko ari wowe wa mbere mu kuvuga, babuze ururimi bakuvugishamo. Benshi baranzi kubera n'akazi nkora, benshi baranzi ko nkizi pe kinyarwanda. Barabizi pe, abaturanyi aba umukorana bya hafi barabizi pe, benshi barabizi ko mvuga ikinyarwanda. Benshi barabizi, kiretse ari abantu bakure, abantu tudaturanye hafi wenda bakure. Ku kibazo cy'amatsiko ngira ngo ku buryo kwigiye hafi ku bana bawe bo wabyaye, nabo bona amametisi ariko nago bafite imisatsi nyereye cyane nk'iyanje, ariko bafite y'ikimetisage ariko barera cyane. Papa yawe yari umuzungu nawe? Yari umunyarwanda. Wow. Tuzaza kubasura nta kibazo. You're most welcome. Musaza karibu, tuzaza kubasura tubaganirize. Part 2 tuzajya kuganira n'abana. Part 2
So twari tumucishije hirya no hino kugira ngo gusa abantu babanze bakumenyeho ubuzima busanzwe, ariko mu by'ukuri afite agapapuro hano imbere yawe uvunye imbere ko umunsi atuganira ijambo ry'Imana kuko afite umurongo agere bugendereho. Ikindi kibazo cy'amasiko wenda kugira ngo tubanze twinjire mu kiganiro neza nabanza dusengere. Jado hanze rwose ujye mu mwuka w'ikiganiro. Yes. Mwami mwiza, data mwiza, ndagushima cyane ko turi hano twese, ni by'igiciro kinini kuri njye. Ndashima cyane kuri aba basore bakiri batoya bari hano, bari kunyumviriza. Numvaga nabo bakizwa, niba batarimo abatarakizwa wabarungikira Mwuka Wera akabakoraho nabo bakakumenya nk'ukuntu nanjye nakumenye. Byaba iby'igiciro n'abantu bari bose bari kundeba bafashwe kuri bingiye kubabwira, babe bari kumwe nanjye, bibatacinge ku mitima yabo kuko ni by'igiciro. Peut-être harimo n'abantu tudahuje religion, tudahuje jije kwemera, ariko ndabasabye baze kunyumva. Mwami mwiza uyobore ikintu kiganiro. Voilà. Mu izina rya Yesu, amen. Yes, amen. Urakoze cyane. Reka tubwire abantu bazi kudukurikira, ari imirongo wagiye uhitamo kubw'impamvu. Ndatekereza ko ari uburyo biraza kudufasha twese mu buryo butandukanye. Yes. Uyu munsi waduteguriye kuza kutubwira kuki? Uno munsi rero nateguye kugira ngo urubyiruko muri vacances, benshi bashobora kuba batafite icyo bakora, akanya kabo kose ni ku mateleviziyo, bari mu movies, imiziki ikigiye isigaye irimo urukozasoni rwinshi, abantu barambara ubusa, abana bakareba bakiri bato de televiziyo tusa. Numvaga ko bakwihangana bakagabanya kuzajya bareba televiziyo cyane, bakareba n'amacano kwanza banareba bagahitamo, bakagira amahitamo, bagahitamo amahitamo. Kandi je numvaga nshaka kubabwira kandi muri Bibiliya yera hari ahantu muri Yohani 14 rimwe kugeza no kuri 31 bavuga ngo Yesu niwe nzira igeza ku Mana. Rero abantu batizera Yesu muri iyi minsi bafite ikibazo, because agiye kuza vuba. Amayereko yarabonetse, abantu bararose de prophecy, ubuhanuzi. Imana iri kugenda ibitushiraho ku mutima, inabitwereka cyane ko Yesu agiye kuza vuba. Hariho amapandemi, ibyorezo byinshi by'indwara. Iyo turebye ubuzima turi mu buno munsi, kera twaragendaga mu muhanda ntacyo twishishaga, ariko aujourd'hui ntago wagenda mu muhanda utambaye agafukamunwa. Tu vois, ivyo byose ni ibintu by'amapandemi ziri kuza. Ubwo no munsi haje iyo corona, haje donc hazaza n'ibirenze ivyo. So none se turi kwitegura muri iyo nzira, tumese ibishora byacu, sibyo? Tukurikire Yesu ko ari we nzira y'ukuri kandi n'ubugingo. Yes. Yes, ubwo urubyiruko rudukurikiye muri kano kanya bagomba kugira amahitamo mazima bitewe n'ibiganiro bagiye kureba kuri za social media hirya no hino, kuri televiziyo, bakora ibiganiro bibubaka mu buryo bw'umwuka ni mu buryo bw'umubiri tuba mu bwa buri munsi. Mu buryo bw'umubiri se, donc umubiri wabo urababwira turebe televiziyo, turebe iriya musique, bakikaraga bakagira gute bakambara ubusa, donc ubwongo bwabo buragenda bwangirika, barumva bashaka gukomeza kureba biriya bintu. Ubwongo bwabo bukangirika kubera imyaka tusa, ariko bagiye mu Mana neza bagasenga, bagahamagara ubufasha bwa Holy Spirit, Umwuka Wera azabafasha kandi azabana nabo, azabarinda ibyo byose bazumva batashaka kubireba. Tu vois, des films z'urukozasoni bambaye ubusa, tout ça c'est pas bien pour les enfants d'aujourd'hui. Twese dufite abana kubarera aba teenager bikigiye ni intambara. Nubwo ababyeyi baba babigiramo uruhare cyane, ugasanga niba umubyeyi nawe ntagabonera umwanya abana be, niba asanze arimo kureba televiziyo arumva ntibisanzwe yakamureka. Hakuno ababyeyi baba barimo kubigiramo uruhare cyane, barabigiramo uruhare cyane. Umubyeyi araza akicarana n'umwana wiwe bakareba film irimo ibintu bidahishimana icubahiro, par exemple, donc amasene mabi gutyo, izo sene zose mbi
ugasanga ababyeyi nabo baricaye il regarde avec ses enfants bari ngaho bose bakareba bagaseka bakareba abantu bambaye ubusa bakabyihorera bari kubyina tu vois ibi byose ni bibi n'ababyeyi kwanza ndababwire cyane ababyeyi niba kazajye bamera gutyo ni ugufatira hakiri kare il faut être strict bakagira na sainte colère ni uburakari bwo mu mana apana kubona ibintu byose ukabireka ngo niko bimeze no gerageza kandi usenga Imana izagufasha. Hanyuma tukiri kuri iyo ngingo y'abana cyangwa se urubyiruko usanga rimwe na rimwe bagaragaza imico ariko bitewe n'ibyo bakura ku mateleviziyo kuri za social media, wenda uri umubyeyi nawe ufite abana, ku ruhande rwawe hari nka example wagiye ubona ku bana bawe mu mikurire yabo bitewe n'ikigero barimo, nk'utuntu duto wagiye ubona bagaragaza ugasanga wenda ukavuga ati byanga bikunze utuntu twavuye aha, ariko wibuka wenda wigize ubona ukavuga ati kavuye kuri papa cyangwa kuri mama kuri social media bitewe n'isi turimo ya none. Umva c'est normal muri iyi minsi urashobora kugenda la télé est toujours là tu vois ugasanga uragiye bashizemo indirimbo ziki gihe zose ziriya dance zisigaye zigezweho. Dance nta kibazo, hari dance no muri church babyina mu drama team, hari zo zemerewe washaka kubyina, hari n'izindi zitarizo ugasanga ukamubona donc ukagira gutyo ukabona yayibyinye tu vois ukayimubuza ukamubwira non il faut plus faire ça ntuzasubire donc je fais pas ça, ukagira sainte colère uburakare bwo mu Mana. Bavuga ngo kurakara ni icyaha, no hariyo kurakara k'ubumana. Kurakara k'ubumana kuriho ugahagarara ku jambo ukababwira ibyo sibyo. Bavuga ngo ni igiki uzasiga. Donc apôtre wanje Gitwaza, donc enfin reka ndamuvuga izina kugira abantu bose bamumenye, apostle wanje Paul Gitwaza ariwe dadi wacu yavuze ngo mbeko wowe ni wapfa uzabusigiye iki abana bawe? Uzabasigira kubareka barebe televiziyo ibintu byose by'urukoza soni? Bazagenda muri fete mujane hama bafata inzoga banywe ngo ndivyo bisigaye bigezwe ngo de vin ngo je sais pas quoi ngo abana ngo baranywe wine ngo ntaco nawe ukagafata nawe ukakanywa, ntago wabukijijwe uri kuranywa inzoga. Ese ubona kunywa inzoga ni cyaha? Ni cyaha kuko biranditse no muri Bibiliya no muri Yesaya umurongo ça m'échappe un peu mais ariko muri Yesaya hari ahantu havuga ngo nunicare n'abarimo barazinywa donc barimo gukora bari kunywa inzoga ntunicare nabo parce que ni wicarana nabo kabareba ugasekana nabo seke uri kubafanatiza. Donc arabavuga ko kuzinywa atari icyaha ahubwo icyo zigukoresha ari byo byaha, donc zigukoresha icyaha ariko kunywa inzoga ubwabyo si icyaha. No reka ndakubwira pardon inzoga niki inzoga buri muntu wese ayinywa kugira donc igira ikintu hindura muri we si muzinyweraho, donc iyo yinyweye hari akantu gahinduka muri wowe donc tu n'es plus dans ton assiette. Hari ibintu donc irakwambika ubusa, ibintu utari gukora wayi utayinyweye urabikora wayinyweye. Urumva igukoresha ku isoni yawe Imana yaguhaye ikakuvaho kandi ntabwo wasenga ngo wuzure umwuka wera. Hagati aho haraho igize kugaruka ngo hari zimwe mu ndirimbo abana bumva za dance ariko bumva zitari zidakwiye wenda niba tutakugoye cyane ari nk'urugero rutoya nka zimwe mu ndirimbo wumvise ukavuga ati byanga bikunze izi ndirimbo no nyinshi cyane sinjya narazimenya sinjya no kuzimenya parce que nta nubwo njya narazumva. Iwanje moi je te dis la vérité nzabatumira nko comme tu le dis uzazureba iwanje je vis une vie très très simple kandi abana banje barabizi il faut mettre le gospel mu gitondo mba mpari bayishira mu gospel iyo akibesha akagenda handi bari gushira mu za ndirimbo zindi arabizi turashwana. Umukobwa wawe mukuru afite imyaka ingahe? 20 ans. Kari mukuru ubwo ntatangiye kujya agira amahitamo ye nayo ku giti cye ku buryo c'est une grande fille nanubwo tubana arakora agakuma bamuhaye inzu ku kazi niho aba ubwo ntabwo twavuga niba tuba tutingenda bizi ko mu gitondo bagomba gushyiramo gospel nta nubwo yashyiramo ibindi bintu, ntabwo twavuga ko ari uburenganzira bwabo turimo kubima. No izindi ndirimbo ni za zindi nakubwiye
urabona mu bihe bya kera hariho indirimbo za Celine Dion twumvaga tukiri abana. Celine Dion yararimbaga urukundo ariko ntabwo yashiragamo amaklipe yo kwambara ubusa. Tuva indirimbo zirashobora kuba ari nziza ariko zikazamo amaklipe mabi. Bon tuvuge basi zo kumviriza. Murashobora kumviriza none se umuntu w'umuririmvi tuvuge nka bimwita Diamond araririmba indirimbo uzumvirisha urumva ni nziza zirimo impanuro ariko tumukurikirane Diamond who is he? No mu Freemason no mu Illuminati. Sasa comment est-ce que ugena gufanatiza umuntu wo mu Freemason? Tu vois, quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, hein? His worship Satan. Ari usanga bamubeshyera. No. Je namaze kubigenda nderibe cyane ibintu ndabikurikirana. Burasi ndavuga ikintu ntara nakikurikirana. Abantu bamwe na bamwe niyo Illuminati batayemera. Batemera Illuminati batemera. No bavuga ngo Freemason ukuntu bavuga ngo ni ibintu byo gukora charité byo kugira abantu ngo kugira neza tukurikiye aba Freemason ibyo bakora neza. Bagira neza donc biyereka ko abantu beza barafasha imfubyi donc bakora ibintu byinshi vyiza ariko iriya yose ni masque, c'est du masque kugira ngo niba bamenye kumbi bihisha inyuma. Ils sont contre Jésus, naba antichrist. Okay. Naba antichrist. Urumva niba twebwe n'ubundi tubamenyera ku bikorwa byabo ibyo bakoze ugasanga ibyo bikorwa byo gufasha barimo kugenda bakora twe nka societe twumva nta kindi tubakeneyeho. No bakurikirane neza no ku Google uzababona n'ivyo bakora n'ivyo bambara ibintu byose bafite ni church no muri Kenya irahari. Ese mu Rwanda nkawe umukirisitu ujye ukunda no kwikurikirana ujye ubona byari byahakagera hano mu Rwanda? Hano mu Rwanda sindakurikira ivyo mu Rwanda nkurikira ivyo hanze cyane. Byo mu Rwanda simbizi sindamenya neza ahubwo mu mayamatsiko ndagenda kutangira kureba. Ariko nago bindeba cyane je suis Jésus ndakurikira Yesu c'est lui mon sauveur. Ndazi ko ivyo byose imbere yanje nta nugo byantingo vyaza ngo bingera imbere bigira ico bikora birantinya parce que mfite amaraso ya Yesu kuri nje. Ego utumye ngira amatsiko ujye ugira byibuza abandi bahanzi bo mu Rwanda atari abaririmba gospel ujye umenya kubamenya ndabamba ndabazi kurikirana n'indirimbo zabo sinjya mbakurikira rwose je ne pas ce temps. Ndakunda gospel ndakunda Israel Mbonyi araririmba neza aranamfasha nkaryoherwa ariko arabuzi noneho baririmba indirimbo zisanzwe za zitari za gospel zisikwa niko tuzisa ndabazi ibande ndabazi benshi ba Emi bari bakera ngo ni bande ngo King James M80 ego benshi ndabazi kuko hano nakoraga restaurant nigeze gukorera tukarabagaburiraga barazaga tukababona tukanaganira nabo. Hari umurongo wa kabiri bari wateguye ko tugiye kuganiraho twageze aho ngaho turi twahise dutwarwa tujya mu bindi. Bon hari n'uwundi ndakunda Yohani cyane ibamwe mu magambo meza cyane. Hari uwundi Yohani 15 ariwe 5 Yesu bavuga ngo Yesu niwe muzabibu twe tukaba amashami. Donc urumva ni nk'iki giti mubona ngaha iki ni kirurabye ariko hakaba igiti kindi sasa kifite tuvuge kibyara imbuto kibyara imbuto tuvuge cy'umuzabibu bavuga ngo Yesu ngo niwe muzabibu we niwe ruriya rubuto twe tukaba amashami twe turi hariya ku ruhande. Urumva yuko kiriya giti cyumye kikagwa amashami akagwa ubumva tukahita dusha twese. Donc we niwe dufatiye ubuzima. Abatari muri Yesu bamenye ko nta buzima buri nta buzima s'il te plaît nta buzima parce que moi aussi narakijijwe mfite testimony y'ubuzima bwanjye ariko ntago tufite uyo mwanya kuyivuga tuzayivuga utaha kugira amenye nanje Yesu. Iyo ngingo nibura nka 3 tugomba kuzakora kuri testimony y'ubuzima bwawe kugira amenye Yesu. Je urumva navuye mu muryango w'abamizilima navuye mu muryango w'abasilamu cyane kabahinde benshi n'abasilamu baba Pakistan kandi navuye mu muryango w'abamizilima
ariko naje kubona ikiganza cya Kristo mbona ivyo ndimo byose ko ari ubusa. Nivyo ndakubwira nyine tuzagira party 2. Utumye rero nkubaza ikibazo cy'amatsika hanga. Uravugira uti umuntu utari muri Yesu nta buzima nta donc na ejo hazaza wenda mu bundi buzima ntaho. Ariko nkuko bivuze wakomotse umuryango w'abayisilamu kandi ku isi dufite umubare munini w'abayisilamu kandi urabizi neza ko uburyo abakristo mwemeramo Yesu siko bo bemeramo Yesu. None bo bazajya he? Bo rero donc bategeza kugira ubuntu nk'ubwo nagiriwe. Niba ndi kuvuga hano kuri televiziyo ni bakanyumva byabafasha nabo kuko nanje ni kubera ntavuze ya testimony wenda muri testimony yanjye bari gufashwa do plus ariko party 2 bazakumviriza si hano gusa nkorera umurimo w'Imana no kuri Facebook ndakoraho umurimo w'Imana ndagerageza kubigisha n'amafilm n'ibiki byose nkashiraho n'abandi ba pasteur nkashiraho kugira babafashe. Witwa nde kuri Facebook? Nitwa Kit na Katija. Bivuze ngo umusilamu utarahinduka ngamenye Yesu nta jura azabona. Hariyo testimony nyinshi cyane z'aba musulman bagiye bamenya Yesu. Yesu yabiyeretse bari mu bihe bikomeye cyane. Yesu arabakiza. Yesu they was heartbroken. Yesu arabasubiza kuba abantu bazima imitima yabo. Arayikusanya bisubira ku mutima. Ntekereza ku kintu cyerekeranye n'imyemerere ngira ngo buri wese iyo yasanzwe n'uwo mwuka umukoresha ari wose buri wese agira imyemerere kuko ushobora no kubona abantu bari abakristo bakaza kuvamo bakaba abamizima bati natwe twakiriye uwo mwami nk'umukiza wacu ariko ngo wapi ngo turuva mu bamizima ari byo sawa. Reka ndakwesipika uriya rero ntabwo yari bwamire Yesu amubemo nawe abe muri Yesu. Bavuga ngo kunda Imana yawe n'umutima wawe wose. Iyo umaze gukunda Yesu n'umutima wawe wose ukamwinvita dans ton cœur ukamuhamagara akaza mu mutima wawe na Saint Esprit ugasoma Bible neza. Ubu ni nk'umuntu yambwira ngo mve ngo ndeke Yesu ngo ngende ngo mu bamizirima ngo subireyo. Namubona gukora umwicaye. Abamizima badukurikiye babyihanganire ahubwo baduha ibitekerezo mu by'ukuri baduha ibitekerezo. Urumva kucyerekeranye n'imyemerere buri wese agira imyemerere yiwe. Hagati w'umuvunyi ngewe ndagira ngo nsabe n'abantu badukurikiye mu by'ukuri baduhe ko mu minsi itandukanye kuko nyewe njyangira confusion. Mu by'ukuri iyi si turi benshi tutandukanye ariko tukagira n'imyemerere itandukanye. Si amahitamo yacu nuko twabyisanzemo bitewe n'ibisekuruza byacu byatubanjirije. Hari abayisilamu bavukiye mu miryango y'abayisilamu bagumye uwo murongo. Hari abakristo nabo bagumije uwo murongo kandi bumva ko aribo bari mu murongo mwiza. Mu by'ukuri si abasilamu gusa n'abakristo gusa hari n'andi madini menshi agiye atandukanye urabize mu Buhinde abasenga abafite ibigirwamana bitandukanye. Abo bose iyo collection y'abantu bose mu by'ukuri wenda Imana igina dufasha izatuyobore kuko abari mukuri ni bande. Iyo collection yose rero they need Holy Spirit bakeneye muka wera abayobore abiyereke. Niyo mpamvu ndasenga cyane muka wera ayobore abo bantu bose. Je nabita ko abantu bayobye. Yes niko nabita bambabarire cyane abaza kubyumva ukundi ariko je pour moi nabita ko bayobye kuko tudakurikiye Yesu ndumva nta buzima parce que je nagiye ndamubona Kristo mu buzima bwanjye cyane. Yampinduriye ubuzima yampaye umutima mwiza w'amahoro nkumva ndanezerewe ndanyuzwe. Ibintu bidatunganye byose nabivuyemo iyo nzira zose zitameze neza naraziretse. Narazivuyemo kandi ari we anshoboje. Kandi ari we atanga ubugingo tukurikiye Bible. Ibyo avugamo byose avuga ngo niwe nzira niwe n'ukuri n'ubugingo nawe ujya kwa data atamunyuzeho. Bo bafite ibitabo byabo nabo bagira ariko nk'abariya rero iyo byagoranye hari igihe Yesu aza en personne akabakiza akabavana mu bintu bitari byiza. Yego ngira ngo iyo bigeze ku cyerekeranye na Yesu cyangwa se cyerekeranye na Muhammad ngewe mbigiraho attention. Nuvuga ngo nirindira kugira ikintu cy'ibitekerezo bihambaye nyitangaho kuko uko byagenda kose buri wese agira umunsi we kandi agira n'igihe cye asurwa n'umwe muri abo ngabo akabasha kumufasha ku buryo ki yaba muri iyi si. Sibyo hari umugabo umwe wajyaga akavuga ngo ngira ngo hari
inyamaswa zimwe na zimwe yakunda kuvuga ati mujye mubaho nkazo, iyo ifashe ahantu h'umukara ikaba umukara, yafataho umweru ikaba umweru. Bivuze ngo we ahantu hose yajyaga akunda kunyura, iyo mirimo myiza yahasigaga niyo bagashaka ko bamwibukiraho. Nagakeneye ko bari buze kumenya ngo Yesu Kristo yansanze, nagakeneye ko baza kumenya ngo Muhammad ngo niwe wankoresheje, kandi ahubwo barashaka ngo bamwibukire kuri ya mirimo ye. Yego. Ari nayo mpamvu giye numva iyo ngeze kuri icyo kintu cyerekeranye n'ijambo ry'Imana, ndavuga ngo buri wese naze gutwerera izo mbuto. Hanyuma twebwe tuze kumukurikira bitewe n'imbuto yatwereye. Tutaje kuvuga ngo iri dini runaka, tutaje kuvuga ngo uyu muntu asengera ahangaha, tutaje kuvuga ngo uyu muntu ateranira ahangaha. Kumva myaka hari hose, sorry. Naho guteranira. Yego. Kwizera kudafite imirimo nako kuba gupfuye. Kandi ukaba ufite imirimo udafite kwizera nabyo ça ne dit rien. Ushobora gukora ibintu byiza byinshi hano ku isi, ariko Yesu atakuzi, utigeze unamwizera, où est-ce que tu vas aller ni wapfa. Ça c'est charnel, ni vy'umubiri, ni vyano ku isi. Ushobora kubaho neza, Imana ikaguha amafaranga kuko ivubira abeza nabeza. Voilà. Ikaguha amafaranga ukabaho ubuzima bwiza, ariko sasa ni wapfa, est-ce uzajaye nicyo kibazo. Utarizeye umwana wawe. Donc uyu munsi reka mvuge ngo twabaye nkaho turi busiga abantu mu rujijo, kubera ko uri kuvuga Yesu watumye uva muri Islam, uyu munsi ukaba umuhamya ndetse ukaba unamwemera mu buryo bukomeye. Ibutaha tuzamenya kubera iki, ese nibiki yagukoreye mu by'ukuri, nibiki uhamya ko yahinduye. Donc nitandukaniro ryo byari bimeze. Ndabibonye ashatse kubivugaho emotion zitangiye. Yamaye umunezero. Donc areka ndakubwira, sinavuga ngo yamaye inzungu, yamaye no, yamaye umunezero. Na handi hantu wawubona. Muri Yesu harimo umunezero, harimo n'amahoro. Ego. Harimo byose. Abadukurikiye bahumure, abatarabona umunezero n'amahoro baje kuri Yesu, kuko yavuze ngo abababaye bose ngo bansange ndabaruhura. Iyo amajambo musajye muyasubiramo afite agaciro kandi afite buremere. Okay. Reka dukomeze n'undi murongo kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro umunsi. Reka dukomeze n'umurongo wa gatatu. Ubu ngiye ngireka nkuru yo. Ngiye muri Zaburi rero 125 nari nabateguri ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabashwa kunyeganyezwa n'ikije cyose. Urumva, iyo wiringiye Uwiteka ubukomeye. Iyi corona iraza ntugira ubwoba, ibiki ngo haje la peste ntabwo buzagira, ngo haje kandi bundi bugwayi inzara iraza ntabwo ubuziko yuko après quelque temps urajya. Nuno musina akazi mfite ariko ejo nzakabona. Ubukomeye. Urumva kuki wiringiye Uwiteka. Voilà. Ntago byaba bijyanirana n'iyo myizerere y'abakristo. Ugasanga rimwe na rimwe ari aho ngari maravuga gusa kubera ko niringiye Uwiteka ndabizaza kuza gukemuka. Oya. Mwiringire ubumeze nk'umusozi. Ubumeze nko donc bameze nk'umusozi Siyoni. Nukuvuga barakomeye. Ariko Imana iraduha ubwenge nabyo. Nagushaka kwicara ngo kazi karakwizanira ngo ifo kugenda kugashaka. Ni watera impambwe ya mbere n'Imana izagutera ya kabiri. Izaguherekeza. Toi tu dois prier kandi ugahaguruka ugashakisha ubuzima ugakora. Ntago wakwicara ngo biraza kwizana. Sigiye cakera. Abahanga mu bya sociology kuko buri ngingo twagiye tuyivugaho akantu n'ingingo ifite ikintu ivuze kinini muri societe. Abahanga mu bya sociology harimo abavuze bati Afrika cyangwa isi rimwe na rimwe abantu bafite nyine abantu bizera cyane Kristo ko cyangwa se Imana kuri yabafashe mu buzima busanzwe bwa buri munsi, bagifite iyo colonisation, arabyita ngo ni colonisation religieuse. Ugasanga nko mu byaro wenda nyamibona hano mu Rwanda, ugasanga niwe bikunze kuba cyane, umuntu arabyuka wenda ku rusengero kuva kwa 25 akabura umwanya wo gukorera umuryango no kwikorera, ugasanga arenza saza akennye nta buzima afite, agitegereje ngo Yesu azamfasha, ngo niwe Yesu n'uzanunga. Nose agasaza abana nibaryese nibagende no ku ishuri bakabaho mu buzima bakiga nabi, bakabaho mu buzima bubi. No bana kenshi ubona rimwe na rimwe hari abana benshi usanga baje mu miji baje gushakisha ubuzima, wagakorera Imana gusa, akabakorera Imana gusa. Okay. Ibyo nabyo sindabyanze. Ibyo bintu rero niba abana bakanga nibaje no kwiga se, ariko uyo Imana ibimuzi. Uruva ko akorera Imana full time. Ni nk'abo abantu bakera, Imana ikunda abayikorera. Iyo uhaye umwanya wabo wose nawe irakwibuka.
ibizi ku buryo wava ku wa mbere uharira umwanya Imana n'ubona umwanya wo kujya gukora indi mirimo ukizera ko bizashoboka ko wazabona amafaranga ukabona ibizatunga abana ibizazira abana amashuri mu bihe bya kera niko byari bimeze ariko muri ibi bihe by'ubu siko bimeze donc utegerezwa guhaguruka ukagenda ugakora genda babwira inama abo babikora gutyo ntago ari byo bategerezwa guhaguruka bagashakisha abo kenshi nibo bya bindi usanga batangira ibintu byo kugira ubuhanuzi en cachette akakubwira ngo ni umuhanuzi bagatangira kuba aba escroc bagatangira kuzajya guhamagara akakubwira ngo agusengere uvuye ngaho agatangisha kwivugisha ngo na amafaranga afite ngo yo gutaha kugira umwe ngo transport niba ushaka gukora umurimo w'Imana genda tanga amafaranga yo ku mufuko uko bibaho cyane hano hanze fata amafaranga yo ku mufuka wawe ubishure transport yawe unayishure n'ikugarura ukorera umurimo w'Imana niko Imana ivuga kuko wikoreye kwera ibikwiriye nayo izaguha ingororano nawe wikorera amaboko aravuga ko akazinduka mu gitondo akaba azatungwa n'umurimo w'Imana nandi mirimo yakoze y'amaboko yamutunga kuwa kabiri akajya Kimironko kuwa gatatu akajya ku Gisozi kuwa kane yagiye rero niko nakubwiye niho hahita hazamo za idées zitari nziza zo gushaka kwescroka akatangira kuvuga ubuhanuzi akakubona muraho ndabona ibintu gutya nabwira no jewe rwose no merci ndabona Imana yaguha imodoka merci ngwe akavuga gutya imodoka kugira ngo ube perturbé wumve ko imodoka ije et puis les femmes barabikunda ibintu nk'ibyo les femmes ubuhanuzi barabukunda cyane we nago birakubaho na muntu uragwanura ibintu barabikoze cyane nta rugero namwe waduha sinashakaga no kubumva mu macaci gutya nkinjira mu caci ugasanga haje nk'umuntu batumiye agatangira guhanura agahita ambwira ibintu cyane ko urumva wowe niyo winjaga no muri church wabaga uri umwe mu bagaragara cyane kuri abandi bantu voilà nakahita abona zo muzungu sasa agavuga uyu muzungu rero reka mbanze marure uyu reka ndamubwire ya visa les histoires ndebe ubushinwa izimbabarira umubwire nk'akantu kamwe kakubayeho akantu bagwanuriye kandi ubona ko barimo kuguteka umutwe nibyo nyine byose ngo ya benzi yawe je ntabwo nigeze ntunga benzi ngo ya benzi yawe ngo naho ishaje nta kibazo ngo ugiye kubona indi kubera ko bagavuga ati byageze yo muzungu ntiyaba uri modoka c'est pas vrai ibyo bintu ni ibintu by'abantu badatekereza gute ushobora kwicara ugakina n'ubwongo bw'umuntu waba uyifite rero ufite benzi ugahita uvuga bigahita bigwiramo kandi hari igihe bagira gutya bakagenda kubibwira abantu bikagwiramo nyine ugasanga atavuga ati nibyo koko ntabwo yarasanzwe maze akamuha ibifaranga ntabwo yarasanzwe nzi mani bababarira arakureba akakwiga akavuga ati umuntu wese afite imodoka ntabwo yayibura ati ya benzi yasha agakureba uri umusore akabugeze mu gihe cyo gushaka agatangira avuga ati Imana yanyeretse iguhaye umugore niguhaye umugore ashaka kugira wa mukobwa muri ko muragendana n'umurozi n'umurozi yirirwa kuroga buri munsi kugira mureke wenda wari kumwe n'inshuti yawe mupanga muzibanire katangira kubwira ko ari umurozi tuva wowe ugatangira kugenda ukabitekerezaho buri munsi iyo ubonye akantu tugatoya muri kuganira ugahita uvuga basi bari barabimbwiye wa muntu n'umurozi ubutare rero yashatse nimero zakaguhamagara ati nkeneye kuzagusengera ubyumva vuba hanyuma niyo ngingo tujye gusoreza cyangwa cyafite ingingo nk'ebyiri turarangije reka dusoze uko byagenda kose abantu bose turararikire ko dufite part 2 izaba iryoshye cyane ku buzima byatumye uhinduka akava muri Islamu akaba umukirisitu nawe nguze ni ibintu biteye amatsiko next time tuzayikorera mu rugo tuzareba hanyuma dusoza byanga bikunze turaza gutanga inama ku bitewe n'ikiganiro umunsi twakoze ariko hari n'abagize amatsiko wenda kwibaza ati se muri iyo minsi occupation yaba ari iyihe umuntu yagusanga ese uburyo wenda ari nka business ufite kugushyigikira byinshi niba ari ngombwa ariko gusa je natanga address yanjye nka nimero yanjye ya telefone ni 0782 669 3204 iyo ni address yanjye niba hari umuntu ashaka wenda kuvuga ngo ambaze ngo eske byagenze gute testimony donc nababwira ubuhamya pe
niyo umuntu ashaka ko ndanamusengera ndi tayari be namusengera nanje kuko Yesu yavuze ngo mugende ngo mugire abantu bose aba disciples mu basengere ngo muzakora nibyo ntakoze birenze nibyo nakoze ngo muzakora ku bagwayi bakire n'abarwayi ndi tayari kubasengera. Okay, byiza cyane. kugira ngo turimo tugana ku musozo ibyo byose nk'umubyeyi cyangwa se undi muntu ufite inshingano zo kurerera u Rwanda wumva uburenganzira bw'umwana bushobora kugarukira hehe cyangwa se n'iryara ashobora kuba yafata igihe cyo kwifatira umwanzuro ku giti cye. Umwana iteka n'umwana iwawe ukiba ukimubeshejeho si kuvuga ngo umukubite si kuvuga ngo maltraite umupushinge uramuganiriza uramufata ukamwegeza hafi yawe ukamubwira iyo mana yawe wamenye buhoro buhoro ukamwereka ibi bintu si vyiza tu dois te comporter ainsi ego hari utuntu twinshi cyane bakora ukamubabarira parce que n'imyaka uri kurabicomprendre parce que toi aussi nawe wigeze kugira iyo myaka ukamubabarira ariko byinshi nuko tukakomeza nyine kubegera cyane abana tukabagira inshuti zacu tukabegera tukabigisha ijambo ry'Imana mu rugo dore muri iyi minsi amacaci ntago akiba buri munsi niyo tugiyeyo nakanya gato tukore nibiki tukore n'amateraniro mu rugo tous les jours bishobotse niba muvuye ku kazi mufate basi 1 heure du temps cyangwa 30 minutes yicarana n'abana bawe mwige Bible murangije mubaze kwanza muhimbaze mukore louange adoration na 10 minutes cyangwa 15 muhite mufata Bible musome nibarangiza gusoma Bible bizabafasha kumenya igitabo cy'Imana nibarangiza gusoma Bible bafate basenge byibura tous les jours parce que moi aussi je le fais avec mes enfants. Rero mutundi ntabwo uko byagenda kose hari utuntu tuba dusanga umuntu agomba kubaza n'umumama bahuye kandi noneho ukagirwa umugisha wo guhura n'umumama ufite ukwizera cyangwa se abashe kwakira Yesu umwami n'umukiza we. Mama ufite abana b'abakobwa ndetse b'inkumi yego ibyo ari byo byose ntekereza ko nk'umumama ukijijwe cyangwa se umukirisitu abana bagomba gutora iyo nzira yego ugize nka gutyo ukabona nk'umusore yaje gutereta umwana wawe bijya bibaho mu rubyiruko niko ute wumva wowe wabyakira baracyari mu myaka abadahuje baracyari batoye sasa abadahuje idini cyangwa se adahuje imyemerere sinamwemerera abanza kwanza akakizwa yes abanza kuko yabagiye mu mademo tu vois yabagiye mu bintu barakubwira ahantu hatavuga izina rya Yesu haba huzuye abadayimoni hano ku isi hari imyuka ibiri hari umwuka wera hakaba n'umwuka wa obscurité ari wo wa daimoni kwa wa Lucifer. Nagutekereza ko ahubwo wamwakira mu muryango kugira ngo mukamufasha kumuhindura ukabanza ukamwakira nibyo nakubwiye twabanza tukamubwira kizwe kandi apana gukizwa ngo kubera ngo paske ngo ashaka iki ngo umwana wacu arabanza kwanza kubikunda babanza kwipima gute kugira twamufatira nk'umwaka wose umwaka wose tumwigaho niba yabyemeye tukamwigaho aramusaje iyo yambaye ashaka kuza yambaye isura y'ukakijijwe aho Saint Esprit azabimbwira. Ku kintu cyerekeranye wenda icyo n'igihe cya fiançailles sibyo kuko ubona ko bagiye kubana ikintu cyerekeranye na copinage ubu baracari bato sinshobora kubyemera na gato kuko nibibajyana mu bintu bidashoboka babahungu b'ikigena n'abakobwa urumva afite imyaka 20 sibyo byanze iyo myaka nta nugo tubana sasa sinabikubye ko abana abamukata nibijya akora byose nabibyonze ngiye icyo ngora ndamusengera nkamubaza makuru nkamubaza bimeze bite akambwira ni sawa nkagenda kumusura aribana urumva wenda ashaka kunyereka yuko ntabyakora ariko wenda nyuma yanje akabikora wakoze inshingano z'umubyeyi je nakoze inshingano nk'uwo mubana rero uhahora umunsi kuwundi nta uri mufite nk'imyaka nka 16 18 18 14 na 10 bane nk'uwo wa 18 batatu mu rugo afite abana bane umwe yaragiye batatu so uwo wa 18 ku kintu cyerekeranye na copinage udusore umva afite telefone ariko urumva nyene mba ndi muri ndamubwira izo telefone ni bande ni gutyo nyene biragoye ariko avec les prières gusenga biragufasha uragwara n'umutwe ni gusenga cyane abana b'abadolescent kubarera ni ikibazo abajado ntibazahakate bataje ku kiganiro nabemera
ariko ngenda akishijwe nta kibazo. yarambeshe kuri message ngo tuzari tukora ikiganiro cyo Jado yabibonye kudakijijwe ahubwo wese muvunyi we yakijijwe yarakijijwe uyu simbizi nago ndabacira urubanza ariko muse kuri Yesu niba afite amagambo y'ubugingo niwe aruhura isi nta ciza kiri muri iyi si ni imibabaro ma broken hearts Mama reka tugane ku musoza ntabwo twasaza tutongeye kudusengera n'imvura itangiye kujojoba. Uwiteka mana yacu mana nziza ndagushima cyane kuri iki kiganiro Kristo ni wowe mana yanjye nta yindi mana mfite ni wowe nabonye igihe nari ndi mu byago ni wowe wafashe ukuboko ni wowe wamanaguye amarira none ndagusaba mwami hano nigiherere hano kigende isi yose kizakibone kizafasha abantu benshi ku mitima bazakizwe bumva abashaka kumva cyane bashaka kumenya about Jesus bafatiriya nimero bakazampamagara maze tukaganira do plus Uwiteka Mana ngaho rero ujyane natwe muka wera tuherekeze utuyobore mu nzira zawe in Jesus name amen. Amen. Ngira ngo abantu bose bakurikiye kino kiganiro babasha kukibona ni Iris ndetse na 3D TV twitwaje tutuye umunsi tugomba guhurira hamwe mu kiganiro kimwe ubutumwa bukabasha kugera kuri benshi kandi batandukanye. Kuri Instagram wajya ukayibona 3D TV Rwanda ukayibona cyangwa ukajya kuri Instagram yanjye naho ukareba ni Muvunyi Jeff ibiganiro byacu ukajya kwibona umunsi ku wundi. Yes uko bimeze turashimira cyane umubyeyi batuganirije uyu munsi yari Jado twishime mwadusura kuri website yacu ni iris.rw cyangwa iris.rwa ndetse no kuri Iris TV ni kuri YouTube Iris TV ni kuri Instagram byose abantu badusura bakagenda bareba bakazana kino kiganiro mu buryo banagisangizamo n'abandi mu buryo bworoshye. Turagushimiye. Turamushimiye cyane ngira ngo abantu bose muri comment niba bashaka ko dukora part 2 tuzabibone ko bayikeneye koko ngo dukeneye kuza kubona ubuhamya bw'uyu mu mama kugira ngo aze kutwereka mbere yuko yakira Yesu nk'umwami mukiza aho yarari kugeza n'uyu munsi cyabiteye byaje gute ni part 2 tubabikiye kandi tuzayikora kubera ko bayidusabye. Thank you. Murakoze cyane mama.